Reka ntangire nk'ikaze we tubana umunsi kundi hano kuri Asaf Cinema, nibutse no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere nkuhaye ikaze. Nje nitwa Asaf Obi. Ikaze rero. Ese koko birakwiye ko twizera buri muntu wese udusabye ubufasha? Nyamara ntitugomba kwirengagiza yamvuga bavuga ngo ubugeneza bw'intwari bwayigonze ijosi. Reka twiyumvire ko byagendekeye umusore wacu Patrick ubwo yizaye umukobwa yumva ko ari kumutabara maze akamusahura ibyo yari atunze byose. Ntabatindiye rero dutangiranye n'umukobwa muri hoteli hagati usa nkaho ashimuswe. Ubwo wari umushimusere yambaye imyenda y'umukara cyane yahishe n'isura ye. Ubwo baratwereka undi mugabo ku ruhande wiyubashye usa nkaho avuye mu nama y'akazi yaberaga aho ngaho muri hoteli. Ubwo yarimo kuza asa nkaho abegera afite icupa ry'amazi mu ntoki. Ubwo umukobwa yabonye ko bagiye kumuca iruhande maze ahita amwambura icupa yari afite ry'amazi arijugunya hasi, nuko arikomereza. Ubwo wa musore nawe yahindukiye n'umujinya mwinshi ati reba nk'ibintu ubunkoreye wa mukobwa we. Ubwo mu gukebuka ngo arebe uwo muntu umukoreye ibyo asanga umukobwa ari kumurembuza, mbese ashaka kumubwira ati nabara ndi mu byago. Nuko umukobwa nawe ahindukira aramureba kugira ngo amwereke ko kamukeneye. Ubwo umusore wacu yahise agenda basanga yihuta cyane ati munyihanganire gato boss, mwandangira ahantu nanyura kugira ngo ngere mu mujyi hagati. Ubwo kakagabo kari gashimusa umukobwa gati numara gusohoka hano muri hoteli ukati iburyo bwawe ukomeze n'umuhanda umwe gusa urahita uhagera. Nuko umusore wacu ari nawe Patrick ati urabizi neza se boss, kuko hari abandi nyine bari bandangiye iyindi nzira itari iyo ngiyo ndangiye pe. Nuko uwo mugabo washimusa umukobwa ati mani mva iruhande niba udashaka kunyumva, genda ukore ibyo ushaka. Ubwo Patrick yabonye ko nta bundi buryo arakoresha kugira ngo akize umukobwa maze ati umva se boss, nta kuntu wamfasha? Ubwo bamukubise ingumi nziza umuhungu yikubita hasi. Nuko Patrick ahita afata umukobwa ati twagiye miss. Ubwo bahise bagenda biruka cyane maze wa mushimusi nawe ahaguruka yihuta cyane ati ibi ni ibiki unkoreye wa kagabo. Ubwo yarahagurutse yirukaho maze agenda yivugisha cyane bakatakata aho muri hoteli, cyane ko ari nayo Patrick yari atuyemo we yarahamenyereye cyane. Ubwo bakomeje kwiruka wa mushimusi arababura yikinga ahantu ngo arebe neza ko aribo araza kubona. Ubwo rushimusi yahise yikanga abantu maze ajya ku ruhande ngo arebe ko aribo yaba abonye, niko kwitabona ari abakozi bo muri iyo hoteli bibereye mu kazi kabo. Ubwo yahise agira umujinya arangije ati asikiwe, nuko akomeza kujya gushakira ruguru. Ubwo babandi yaragize ngo ni abakozi bo muri hoteli, kumbe ari Patrick wiyambitse nkabo kugira ngo akize umukobwa. Ubwo Patrick yahise avuga ati ngwino yagiye. Ubwo umukobwa yavuyemo nawe maze ahita abaza Patrick ati none se ubu turajya he? Patrick ati humura wowe unyizere, tugiye kugenda hejuru muri chamber yanjye sibyo, kandi ntugire ubwoba. Umukobwa ati muri chamber yawe? Patrick ati yego, ntugire ubwoba wowe gusa nkurikira, nta kintu uraba, I promise twagiye ahubwo. Ubwo bahise batangira kwiruka kugira ngo bajye hejuru mu cyumba Patrick yabagamo. Ubwo wa mukobwa yagiye ari kwibwira ati nanjye nakitwa Shadia, nshobora kuba mbonye umuntu unyizera, umusore mwiza nanjye akanyitaho. Gusa ikibabaje nuko maze ataravuga umusore yahise amubwira ati banguka winjire twahageze. Ubwo binjiye mu nzu umukobwa afite ubwoba bwinshi ari gutitira. Patrick nawe biramucanga ati uhumura ngwino ni karibu mana yanjye. Ubwo umusore yagiye gutegurira umukobwa hari bwicare maze Shadia yasigara yitegereza inzu yose hose areba buri kantu kose maze ati oh hano hantu ni heza cyane, njye ntago ndaba ahantu hameze gutya na rimwe. Patrick ati ya nyine biba ari sawa kwigirira ahantu nk'ahangaha muri hoteli hasa neza wibera ukaruhuka biragufasha cyane. Ubwo ibyo byose Patrick yabivugaga ari kwiyambura, nuko akuramo isaha nziza cyane maze afungura safe ngo ayishyiremo. Ubwo yarimo amafaranga menshi nuko ashyiramo n'iyo saha. Ubwo ibyo byose Shadia yari arimo kubireba byitegereza cyane, gusa kongera akigira nkaho atabibonye. Nuko Shadia ati ni ukuri mwakoze kuba mwabaye hafi kubwa buri kimwe, ni ukuri ndabashimiye. Nuko Patrick ati oh nta kibazo rwose. Nuko umukobwa atangira kwivugisha ati none se hari ikibazo munyemereye nkarara hano ko numva mfite ubwoba bwinshi cyane.
Patrick ati humura rwose nta kibazo wumve ko utuje ahubwo kanze gato. Ubwo Patrick yagiye inyuma gato nuko umukobwa wacu Shadia ahita akuramo telefone yihuta cyane, ahita ahamagara video call umusore neza neza usa nka wa wundi wari wamushimuse kare. Nuko umusore ati wow byagenze gute se mwana? Shadia ati umva turi muri room ya 410 man, ni umukire bya danje cyane cyane man, afite n'amafaranga menshi muri safe. Ubwo umusore yatangiye kwisesa ati babe turabikoze noneho, utambwira ko ibyo twapanze bikunze, nyereka muri icyo cyumba murimo se ndebe. Ubwo Shadia yatangiye kumwereka ko icyumba barimo ko kimeze, nuko umusore ati oh man twongeye twariye wallahi, nabona tuguye ku mukerarugendo w'umukire bya danje. Nuko Shadia ati ariko vuga kake shiste, uzi ko ashobora guhita agaruka kanya kari ko kose. Nuko umusore bita Juste ati umva nkubwire rero wiyiteho kandi namara gusinzira uze kwita uzumfungurire ninjire, ubundi Yosefu ye tuyisigirimo busa. Shadia ati sawa nabyumvise ndabonaje man, turongera gato kandi ndabonaje. Ubwo Patrick yahise aza Shadia nawe tahaguruka agenda amusanganira. Nuko umusore ati oh mumbabarire natinze ariko nyine already icyumba nyine kiratunganije, mwajya kwiruhukira nta kibazo. Nuko Shadia ati ubu se sinakiranje hano mu ntebe hari ikibazo? Patrick ati no ukeneye kuryama ukaruhuka, rero jya kuburira aho uraba wisanzuye wenyine kuko nibyo byiza pe, nibyo biragufasha kuruhuka, ntugire ikibazo nanjye ndaryama hano ku ntebe ndibwiyaranje pe. Nuko Shadia ati nanone urongeye uramfashije, nukuri ntago nabona icyo nkwitura nanjye, gusa much thanks pe. Nuko umusore ati yego nta kibazo ndabyumva, gusa nyine ubikunze imipango yawe natuma uyigeraho neza. Ubwo Shadia yahise yikangama ati ubwo se ushatse kuvuga ngo iki? Nuko Patrick ati nyine narishatse kuvuga ngo ubishatse washaka umukunzi mwiza ukubaha mugakora famille yishimye. Ubwo Shadia yahise yiruhutsa mu mutima ati oh mana yanjye naringize ngo bamvumbuye. Nuko Patrick ati rero ubyemeye nagukorera ibyishimo wifuza, apana babandi bagukoresha ikintu ku gahato, wanyemerera se? Ubwo Shadia yatangiye kugira ubwoba, nuko atangira kwibwira mu mutima ati naje hano intumbero ari ukumwiba tukamusahura, gusa ndi kubona nanjye ndi kumwiyumvamo kandi nta bundi buryo nakoresha ngo ngere kuri iriya safe ye irimo amafaranga, gusa ndi kumva urukundo rutangiye kunganza kuko mu buzima bwanjye nta wundi muntu nigeze mbona nyitaho gutya akananyitangira. Ubwo Shadia yaremeye yemerera Patrick ko yamubera umwe mu bo yifuza, maze bakazakora famille ikundana yishimye kandi irangwa n'umunezero. Nuko umusore ahita amujyana mu cyumba ati be wisanzure rero genda ubanze uruhuke turaza kongera. Ubwo Shadia uba utangiye gutwarwa n'umusore kandi yaraje kumwiba, yahise yiruhutsa ati ese ubu ndakora iki koko? Ubwo mu gihe ari kwibaza ibyo ngibyo yahise akuramo telefone maze ahamagara Juste. Nuko Shadia ati Juste bimeze gute? Man nyina nyohereje kuryama mu cyumba, ngagiye kurarakora ngo nagira ibitotsi araza kuryama mu ntebe, kandi nyine izo ntebe man zegeranye n'umuryango neza neza, ubwo sinzi ukuntu turabigenza. Nuko Juste ati ubwo surumva icyo ari ikibazo man? Shadia ati nase urumva twabikora gute? Nuko Juste ati umva nkubwire man, uwo ni umunyamahanga uri kwibera aho ngaho muri hoteli, wowe mubwire ko ushaka kumara nawe ijoro ryose urebe ko ari bubyange. Nuko Shadia ati uri kumva sibyo nabikora gute Juste? Nuko Juste ati ariko Shadia wagereka kwigira ikirofa man, urumva ibyo ari ibintu birenze se? Tangira umwirebeshwe neza man, nako ndabizi uri umukobwa wese uyobewe ukuntu wabigenza, shaka ukuntu wamurya umutima man akakwiyumvamo, umuntu ararana man nibiba ngombwa, ese wowe urumva aya mafaranga twayitesha? Nuko Shadia ati ntago nakizera ko ari wowe uri kumbwira ibi ngibi Juste, wiyibagije ko ndi mushiki wawe utangiye no kundutisha amafaranga Juste, wajya utekereza. Nuko Juste ati vana umuteta aho ngaho sha, urabizi ko ntacyo umuntu atakora ku mafaranga. Ubwo Shadia yasigaye yibaza imyaka yose ishize akoreshwa na Juste, biba abantu babatuburira biramubabaza, gusa ahita ahaguruka yakuse cyane yikuramo akajaketi yari yambaye, maze asanga Patrick muri salo ati nukuri gusinzira byananiye. Ubwo Patrick yahise ahaguruka ati nukubera stress si byabaye se nkwereke muri douche karabe wenda uraruhuka? Nuko Shadia ati oya mfite ubwoba bwo kuba ndi njyenyine. Ubwo Patrick yabuze icyo akora arangije ati okay
none reka nze ngucanira amatara manini afite urumuri rwinshi. Shadi ati ese ubundi kuki udashaka kuba uri kumwe nanjye iri joro? Nuko Patrick ati nyine mumbabarire ndi kumva. Shadi ati uri kumva iki se? Njye ndi kumva wa mugabo ndi iruhande buri kanya, nafunga amaso gato nkumva ari kuza nsanga nkamfata akaboko yongera nshimote. Ubwo Patrick yabuze icyo akora, gusa icyo atarazi nuko yari yahagurukiwe. Arangije ati okay, ngaho negereza gato ndaje ngusange mu cyumba. Ubwo bidatinze Patrick yahise yinjirana ibyo kurya n'ibyo kunywa, mbese ubona ko bagiye kwinjoyinga ijoro ryose bameze neza cyane. Nuko Patrick ati baby, ubwo wanze kuryama noneho tugiye gukesha njye nawe, ntabyo gusinzira, turaba turi kwirira utuntu umwoto, sibyo? Ubwo bwa mbere na mbere Shadi yari atangiye kuyoborwa n'amarangamutima, kuko kuva yatangira gutuburira abantu nibwo yari ahuye n'umusore umwitaho akamuha ibyishimo. Ubwo Patrick yatangiye gucana amabuje kugira ngo batangire show, nuko batangira kunywa bishimye, bararya, bararengwa, batangira no kubikinamo nk'utwana duto twahuye. Ubwo batangiye kunanirwa maze batangira kuganira, nuko Shadi ati ibaze ibi byishimo nari kuba mpombye iyo ntaza guhura nawe iri joro ryose. Patrick ati ariko ntabikubwiye ko nakubera uwo wifuza maze nkakurinda abatekamutwe bakwangiriza ubuzima. Ubwo Patrick na Shadi batangiye kwirekura maze batangira gusomana bikomeza bityo ijoro ryose. Ubwo bwarakeye Justin yakomeje guhamagara Shadi kuva ijoro ryose, ariko Shadi akamwihorera kuko yari yatwawe n'urukundo rwa Patrick. Ubwo Shadi yatangiye kwibaza uburyo yatinyuka agahemukira umuntu wamweretse urukundo bigeze hariya, maze agiye kumva yumva Justin amukuruye akaboko. Nuko Justin ati kubera icyo utigeze kunyingurira ukandika nkaguma hanze ijoro ryose? Nari nzi ko ndi bwibe nirakarita y'uriya mugabo. Nuko Shadi ati umbabarire mwana Justin. Nuko Justin ati dufite kugenda rero nona, urabona ko tubonye amafaranga menshi rero ubu nicyo gihe ngo tugende. Nuko Shadi ati no, njye sinshaka kugenda Justin, ndaguma ahangaha. Maze Justin ati ariko ntabwo utekereza muko, ndavuze ngo vuye tugende none haba ataradufata. Ubwo barahagurutse ngo bagende, nuko Patrick yari yabonye ko bagarutse gushimuta umukobwa, maze ahita ajya kubatangirira ku muryango w'inyuma ati reka uwo mukobwa agende wa kigabo we. Ubwo Justin yahise amutunga imbunda maze ati utatwegera ahubwo. Nuko Patrick yitegereza neza akaboko kamutunze imbunda, abona hariho ya saha yati isaha yanjye se wananyibye? Nuko Justin ati cyane rwose, kuvuga njye nyine se vuga ngo mwananyibye kuko ni twese. Ubwo Patrick yabuze icyo akora, nuko areba Shadi nawe azunguza umutwe ari guhakana. Nuko Patrick ati wakoraga ibi byose kumbe uri kumwe nawe? Nuko Justin ati ariko urinzanga wa mugabo we cyane turi kumwe rwose, ubwo se wumvaga muri kwishimana for free? Ubwo Patrick yahise abwira Shadi ati ariko njye nabonaga urukundo mu maso yawe Shadi, kandi nanjye nari natangiye kukwiyumvamo pe. Ubwo Justin yahise aseka cyane ati mwiyumvanamo urabivugaho iki se shaka yari agakino? Ubwo Shadi yahise avuga ati nukuri Patrick nago. Patrick ati ceceka aho ngaho, mufate ibyo mushaka byose mumvira. Ubwo Justin yahise abwira Shadi ati tugende mwana. Ubwo baragiye, Patrick nawe asigara aho ngaho wenyine maze atangira ubundi buzima bushya. Ubwo Shadi yatangiye gutekereza uburyo Patrick yamwerekaga urukundo, maze bimwanga mu nda agaruka kwa Patrick amuzaniye ibyo bamwibye. Ubwo Shadi yarakomanze, nuko Patrick aza gufungura. Patrick ati ni wowe se? None se ugarutse gukora iki hano kandi? Nuko Shadi ati nukuri mumbabarire Patrick, nari nkugaruriye ibintu byawe twibye, akira. Ubwo Patrick yanze kubifata maze Shadi yabitereka hasi. Nuko Patrick ati ni gute se noneho yaba kuretse ukabingarurira cyangwa n'uwundi mutwe ugarutse kuneka? Nuko Shadi ati nukuri njyewe nemeye kumwishyura ku giti cyanjye kugira ngo yemere kungarurira ibyawe. Nuko Patrick ahita abaza Shadi ati kubera iki se waba uri gukora ibyo ngibyo, cyangwa nuko ugarutse kuntuburira nanone? Ubwo Shadi yatangiye gusuka amarira ati nukuri basi mumbabarire Patrick. Nuko Patrick ati erega nta n'isoni uratinyuka ukavuga ngo nkubabarire,
uzi n'ibyo wakoze. Shadi ati ndabizi ko utabyumva gusa nanjye sinjye, babinkoresha ku ngufu, hashize igihe kinini cyane kandi sinshobora no kumuhakanira. Nuko Patrick ati ariko ntugakine n'umuntu kwangiriza ubuzima, kuko nawe witwa umujura nkawe kandi washoboraga no kujya kumurega kuri polisi ko fiance wagukoresha ubujura ku gahato, maze ukabaho nawe uri free ukisanzura. Ubwo umukobwa Disi yahise avuga ati wapi Patrick, Justin ntabwo ari umukunzi wanjye. Ubwo Patrick yahise avuga ati noneho ibyo biroroshye, ni iki cyawe se ku buryo wamuhishira? Nuko Shadi ati ni ukuri uriya ni musaza wanjye, niwe muntu wenyine nsigaranye hano kuri iyi si, maybe noneho ko wanyumva impamvu mbikora. Kandi ikindi Patrick, warakoze cyane kunyereka urukundo nubwo njye nari ngufitiye imigambi mibi. Ubwo Shadi yavuze ayo magambo maze ahita agenda yiruka cyane asa nk'uwataye umutwe. Nuko atangira kwibwira mu mutima ati ubu noneho nsigaye njyenyine birarangiye, ndashwanye na musaza wanjye, none mbuze naho nari natangiye gukunda, ubu ntacyo nyimaze kuri iyi si kuko umutima wanjye uraremerewe cyane. Ubwo Shadi yaramanutse ageze hasi ahahurira na Patrick aje kumureba ati Shadia, humura ntabwo uri wenyine ndabyumva ibihe uri gucamo, gusa nanjye mpari ku bwawe kuko nta n'uzakubabaza mari mukundwa, ni ukuri nkeneye ubufasha bwawe Shadia. Disi ubwo Shadi ibyishimo byaramurenze maze atangira kwisetsa. Ubwo ahita asoma Patrick amushimira cyane ati urukundo nyeretse ntawe narukura handi Patrick. Ubwo urukundo rwa Patrick na Shadi byatangiye guce birakomeza, nuko birangiye Shadi yakundanye na Patrick maze atana no gutotezwa kwa musaza we Justin, maze babaho mu buzima bwiza bunyuze imitima yabo. Nshuti yanjye, si byiza ko wizera uwo ubonye wese wumva ko nawe agira umutima wa kimuntu, hato bitazakugendekera nko Patrick wizeye cyane umukobwa maze akamusahura utwe. Gusa we yabikuyemo no kubabona umugore mwiza umukunda nubwo bahujwe n'ubujura. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwari kumwe na Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, tutibagiwe na subscribe hano kuri Asaf Cinema kugira ngo utazajya ukirikwa n'ibyo tubagezaho. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.